aka kanya ubu tuvugana ni inkuru bamwe bari kwita nziza ariko abandi bakaba bayita mbi. Ahangaha ku foto nasize muri screen yawe urabasha kuba wabona inzoga musanzwe muzi cyane abaturage babasha kuba bakunda, ariko aka kanya mbazaniye inkuru mbi abandi bakaba bayita nziza. Ubu tuvugana izi nzoga bamwe bazita nzogejo, abandi bakazita ngo ni urwagwa, ariko aka kanya ubu tuvugana mu gihugu cy'u Rwanda zikaba ziciwe, aho bagize bagasanga zihari bari guhita bazisuka hasi cyangwa se bakabasha kuba bazimena. Mbahaye ikaze, niwo muhungu wanyu usanzwe wagezaho amakuru, banyita Didier. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu kanda ku buto subscribe, ubashe no kuba wafata zino video, ubashe kuba wazisharinga no ku bandi. Byagenze ute? Byatangiye ute? Ngo haye ikaze. Ukibona iyi foto urukobasha kuba wabona umukuru w'igihugu ndetse n'inzoga bari kumena hasi. Bamwe bakunda kwita urwagwa, abandi bakayita nzogejo. Muri make wowe uyita ngo iki? Tugwaye ikaze rero. Nongere kwibutse kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano ngaha kanda ku buto subscribe kugira ngo dukomeze kuba twabagezaho amakuru masha ndetse n'amakuru abasha kuba yaboneka. Aka kanya tuvugana mu karere ka Musanze, hamwe bakaba babasha kuba bamena inzoga zitandukanye mukunda kwita urwagwa cyangwa se inzogejo, bakaba babasha kuba bazicubura kubera ko izi nzoga zifitemo ubushobozi bwo kwangiriza umuntu kubera ko zitujuje ubuziranenge. Bakaba bemeje ko bagomba kujya banywa inzoga ariko zitandukanye n'izi ngizi, kubera ko izi nzoga ni ibikorano ntabwo ziba zaciye mu ruganda ngo zuzuzwe ubuziranenge. Bitewe n'uburyo umuntu wese ufite igitoki ahaherereye hose n'ahaturuka ahita ategura kubasha kuba yategura urwarwa cyangwa se nzogejo ya indi musanzwe munwa, ariyo nabasha kuba nabagaragariza hano ngaha, ituma umuntu agira ingaruka nyinshi mu mubiri, uburwayi butandukanye, ariko bakabasha kuba bwamutungura mu gihe atazi ndetse no mu gihe kimutunguye agatangira kwangirika mu mubiri. Ese ukicyumva video nuwe mwanzuro ufashe? Nta kindi nagusaba ni ukugira ngo ujye ubasha kuba wakwitondera ibintu unywa cyangwa se ibintu urya. Bitewe n'uburyo abangaba ntabwo babifurije ibibi kuba bafashe izi nzoga bakazimena nuko zitemewe. Ahangaha rero ni mu karere ka Rwamagana hamenewe inzoga z'amamiliyoni, ariko inzoga nyinshi cyane bitewe n'uburyo zidafite ubuziranenge, zituje ubuziranenge mu gihugu cy'u Rwanda. Rero izi nzoga zikaba ziciwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu bitewe n'uburyo zikorwa zihubutswe, kandi buri wese ufite igitoki ahita afata izi nzoga akabasha kuba yakama atitondeye cyangwa ngo abashe kuba yabangamira cyangwa se ngo abashe kuba yabungabunga ubuzima bwa muntu. Mbahaye ikaze rero, ni wa muhungu wanyu usanzwe ubahereza amakuru. Nanone kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu kanda ku buto subscribe kugira dukomeze kuba twabagezaho amakuru y'ingenzi, amakuru atari ivumbi kandi amakuru akenewe muri aka kanya. Ndabakunda cyane. Ahangaha hari ikintu baje kuba wakunguka cyangwa se baje kuba watekereza, icyo watugezaho cyose tugwaye ikaze. Welcome comment. Ijya muri comment wandike icyifuzo wifuje cyangwa se igitekerezo, niba wumva ko ibi bari gukora ari byo cyangwa se hari ukubungabunga ubuzima bw'abaturage. Thank you very much. Turabakunda.